uhoraho azaba ari iminsi y'akaga, nubwo bazaba barenganya abana b'Imana by'ukuri, ubwo bazaba batakamba batabaza umuremyi wabo, izabumvira mu ijuru ibatabare. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Iyo minsi y'akarengane igiye kubaho bavandimwe, ubwo bazabahatira kuruhuka ku cyumweru, mbese uzaruhuka uwo munsi cyangwa se uzazira ukuri? Hahirwa umuntu uzira ukuri azabona Imana. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Hahirwa abamesa ibishura byabo mu maraso ya Yesu, kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, binjire muri rwa rurembo, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe aba umwana wanjye. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye. Yesu ubwo uzatunguka ku bicu uje guhemba no guhana abakugomeye bose, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, twebwe abana bawe tuzagusanganire twishimye.
ubuto bwe yanzwe n'abo yari yaje gukiza aragambarirwa ajya ku musaraba apfa azira wowe nanjye yanesheje urupfu yavuye mu gituro ubu Yesu ni muzima yazukanye kunesha haleluya twishime kuko ariho yagiye gutegura aho tuzari tekuni muzima yanesheje urupfu yavuye mu gituro ubu Yesu ni muzima yazukanye kunesha haleluya twishime kuko ariho yagiye gutegura aho tuzari tekuni muzima ntabwo yigeze acumura natwe dukwiye kumwigiraho maze nagaruka azasange twiteguye atwijyanire mu ijuru yanesheje urupfu yavuye mu gituro ubu Yesu ni muzima yazukanye kunesha haleluya twishime kuko ariho yagiye gutegura aho tuzari tekuni muzima yanesheje urupfu yavuye mu gituro ubu Yesu ni muzima yazukanye kunesha haleluya twishime kuko ariho yagiye gutegura aho tuzari tekuni muzima yagiye gutegura aho tuzari tekuni muzima gutegura aho tuzari tekuni muzima ndagira ngo nshime Imana muri iki gitondo kuko yongeye kumbashisha guhagarara imbere y'ubwoko bwayo izina ryayo rihimbazwe kandi nishima kuko namwe yabibashishije Imana ishimwe kandi ihimbazwe ndagira ngo nshime abasore bacu uyu munsi nabitumye muze kumbabarira ngo yakuze ashimwa n'Imana n'abantu kandi yavuye mu gituro ubu ni muzima ukuri mugize neza kandi murakoze Yesu ni muzima kandi Yesu arakora reka dusenge Yesu Kristo Mana nzima nanone twongeye kuza imbere yawe kugira ngo uturebe nk'ubwoko bwawe vuga uri mu ijuru tukumve tubisabye mu izina rya Yesu amen
ku bafite Bibiliya ndetse na za telefone ndagira ngo mufungure mu rwa mbere rwa Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 14. Reka tugeze kuri 16. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 16 haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga. Aha niho nakuye umutwe w'amagambo y'icyigisho cyacu cy'uyu munsi uvuga ngo icyitegererezo cyawe ninde? Icyitegererezo cyawe ninde? Ninde rugero rwawe? Ndakomeza. No ku ngeso nziza zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Aya magambo abizamigisho mu gitondo nicyo cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Uko umukristo agomba kwitwara, ko tugomba gutandukana n'ab'isi. 13. Kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma. Navuze ko ndavuga ku basore. Kugeza aho nzazira, uwo ni Paul uvuga, ni Pawulo uvuga, ujye ugira umwete wo gusoma. No guhugura, no kwigisha. Thank you very much. No kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, ahubwo ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. 15. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzagira ute? Uzikizanya n'abakumva. Ni amagambo akakaye Pawulo yakoresha ngaha abwira Timoteyo, kuko Timoteyo yari atangiye ubutumwa akiri umusore. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kuvugana n'abasore, abasaza nka bakamana tukumviraho, kuko Satani kuva na kera na kare isi yaremwa, kuva ku basekuruza bacu ba kera, Satani yibasira urubyiruko. Ndagira ngo mbibutse iki kintu nanone, ni nkaho ntari bubwirize, ahubwo birasa n'ikiganiro.
nubwo nta bibazo biri bubemo ngo tugende dusubizanya. Ndaganira nk'abasore nka papa wabo, nganire nabo nk'umubyeyi wabo, nganire nabo nk'abuzukuru banjye, kuko benshi ni abuzukuru banjye. Urubyiruko ruri hano rwinshi ni abuzukuru banjye. Ahantu nshaka kugaruka cyane mw'iri somo ni umurongo wa 13, aho Paul amwihanangiriza ati, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ni ibintu bitatu: gusoma, guhugura no kwigisha. Ntushobora guhugura utasomye, ntushobora no kwigisha utariyigishije, utasomye. Niyo mpamvu mbwira urubyiruko rwacu, mbibutsa ko ubwenge nta handi buba mu bitabo. Nta handi muzabubona, ubwenge buba mu bitabo. Iri jambo naribwiwe n'umusaza witwa Muhumuza Yobu, atuye hano hepfo Atlanta, yambereye professeur muri sogonderi. Ubwo twari tugeze mu bihe biruhije, dushakaho, dufite ibibazo by'abana, turimo duhunga. Icyambere twagombaga gushakisha byari ibiryo. Iyo mbabwira icyo kintu muracyumva, ntabwo ari byo mbigisha mwese, nirwo rugendo mwakoze. Yobu wambereye mwarimu wanjye muri za 74 na 5. Urumva ni harehare. Nari nkira gahungu, bityo gihe hari umusore mu by'ukuri kuko yari atarashaka. Ubu afite za 80 na. Duhuriye mu gihugu, turahunze mu gihugu runaka muri Zambia. Igihe abonye turimo guhibikana dushakisha imirimo ngo tutunge umuryango, arampamagara, arambwira ati, Yeremiya, nabyo ni byiza gushaka ibyo barya, yego, ariko wibuke iki kintu, dufite abana. Menya ko ubwenge buba mu bitabo, nta handi uzabubona. Ubwenge buba mu bitabo. Ntabwo ari aha mu by'ukuri nashaka gukura icyigisho, ariko ndagira ngo ngaruke ku kibwirizwa twabwirijwe ejo bundi. Mahirwe asobanura, ni umusobanuzi mwiza, ntacyo yasize inyuma. Umubwiriza yatubwirije, ikibwirizo yatubwirije cyose n'inkuru yashyizemo z'ingendo ze, reka mbabwire, byankoze ahantu ngewe. Rimwe, yavuze ibyerekeranye no kubwirisha ubutumwa ibitabo, gusoma. Ni akazi nakoze imyaka 5 kandi kangiriye akamaro. Abubu mushobora kuba mutazi akamaro kabyo, cyane cyane ko muri hano muri Amerika, aho ubona ko ushobora kujya mu ruganda ugakorera sheki nini, aho kwirirwa wirukankana ishakoshi y'ibitabo. Amazina menshi akomeye muri iki gihugu ntabwo yagiye gushaka aho bakorera amafaranga menshi. Bagiye bakorana n'abaturage, ibyo bita community services, community organizer. Bariya ba Obama nibyo babanje, bafite za lisansi mu ntuza mu mategeko. Ni imirimo ubona iciriritse, kujya kuvugana n'abantu, kumenya ko baraye, kumenya ko baramutse, kumenya barwaye. Nta mafaranga menshi abamo, ariko byubaka izina. Igitabo nicyo ndimo kuvuga, kuko ubwenge buba mu bitabo. Aha nkoze ahantu cyane, nkababwire,
nuko yahamagariye ababijyamo. Impindukije umutwe nicaye hariya, umenya nta rutoki nabonye rwashyizwe hejuru. Sinzi niba washyize hejuru nkaba ntaramubonye yambabarira, ariko nta rutoki nigeze mbona rwashyizwe hejuru. Ubwenge buba mu bitabo. Iyo myaka 6 ngewe ubwanjye nkaho ushaka kubigarukaho, ni ukugira ngo mwumve ko bifasha nk'umubyeyi nka sekuru w'abana. Nge ntangira uyu murimo nawujyanywemo nuko data anyohereza mu ishuri bwa mbere muri 73 mu kwezi kwa 9 ngiye Igitwe. Yagurishije ikimasa, akigurisha 9,000, ngikubita abikubita mu ikote, aramperekeza ngezayo. Agezeyo arabihereza 9,000. Nkurikira abakobwa babiri. Ndi ku ishuri basigaye bahinga, ubwo barampingiraga kugira ngo nibura n'inkunde ntange mbona ibyo ndya. Baramvunikiraga. Umwaka ukurikiyeho data agurisha umurima, amafaranga nkubita umufuka, ndagenda mpeza ku ishuri. Haza umubwiriza nk'uyu uvuga iby'ibitabo, uyu wari hano ejo bundi, imbyinjiramo. Ubwo ndangije umwaka wa kabiri, ndangije umwaka wa mbere nibwo baje, imbyinjiramo. Maze kubyinjiramo, data ntiyari yakivunika. Imvuyeyo, kuko mu biruhuko twakoraga inama z'abakoroporoteri bose, niko twabyitaga. Indangiza izo nama, mw'izo nama imbonye icyo bita buruse. Ntabwo nigeze nongera gufata ifaranga rya data. Mw'izo nama nibwo nabonye uburyo nakwishyurirwa. Mubyiteho. Indi mu mwaka wa 3, abenshi muzi Kigali ubirarabagirana cyane kandi koko ni heza. Nimba muzi umuhanda uva mu Gakinjiro n'undi unyura uva ku kigo cy'igisirikare nimba kigihari, cyangwa se ku bitaro kuri CHK, aho uhurira mu Biryogo harya, kugira ngo wirukire ku biro harya haruguru, kirya gice cyose wageraga harya mu Biryogo hari ivumbi. Ndimo kuvuga igitabo aho kigeze umuntu. Ubwo ndagije umwaka wa 3. Abapasitoro bahariya kimwe na perezida kuwa nyuma bakoraga amasaha make, andi masaha atasige nka 5 saa 7 bagataha, ariko babaga bibereye hanze biganirira. Nari kumwe n'umuhungu w'inshuti yanjye witwaga Gatasha Yatamu, niwe twari dufatanije kugurisha ibitabo. Tukagenda muri iryo vumbi batureba, murebe imodoka zitambuka, kuko impamvu twajagayo nibwo buryo bwiza twabonaga trezoriye, kuko ibitaro yaradukopaga akatwandika, tukagenda tukagurisha ibitabo, twamara kubona amafaranga kuwa 5 utaha, tukajya kuverisa amafaranga akaduha ibindi. Nubwo nabonye uburyo nishyurirwa, ntago nigeze mbireka, nabibayemo. Uko bahoraga batwitegereza tuza n'ibisakoshi bituruta, twari dusore tw'imyaka nka 16, 17. Twahagera natwe tukavugana nabo, tukajya kwa Terezuri akaduha ibitabo, natwe ubwo tukaba tutagisubiye mu mirimo, tugahagarara aho ngaho tuganira nabo. Nuko kuganira nabo, uwabaye data bukwe yari umwe mu badeparitoma, ubu yarasinziriye.
areba ubwo bwana n'ibisakoshi, ntabwo turi kavukira hariya mu mujyi, yibaza uko bubaho n'aho butaha n'uko burya. icyo nibuka nuko yatubaza ati ariko sha ubundi mubahe, turamubwira ati wanje hari icyumba muzaze mubemo, igitabo mukita igitabo, ubwanjye buba mu bitabo, uriya mugeni mureba hariya yavuye mu gitabo. Bana bacu mukunda igitabo, mukunda amateraniro y'abasore. Uyu mwabonye hano ubuhamya duhaye mwirusuzugura. Igitabo kikwinjiza aho umudirecteur general adashobora kwinjira. Ntaho udashobora kujya ufite igitabo n'ishakoshi yawe ndetse ukagenda kwicara ku birundi uriya ushobora adashobora kwicaraho. Mukunda igitabo, kuko iyo ukomanze ufite igitabo, iyo urangije kwiga, ni nako byangendekeye, usubira hahandi ukomanga bakagira ngo uzanye igitabo, uzanye urwandiko rwa kakazi. Ni nako byagenze, kuko ntaho uba ugitinya, ububazi umenyeranye nabo. Ni nabwo tubona abayobozi kuko baba bakuzi. Mukunda igitabo, nicyo nabahamagariraga, nta n'ikindi nongeraho. Noneho tujya ku cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Hari aho badusomeye reka tujye muri Esiteri. Umukuru yadusomeye amagambo ateye atya. Esiteri 2 umurongo wa 10 ngo kandi Esiteri ntabwo yari yarigeze avuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Ikintu bita ibanga, ibanga birafasha no kumvira. Iyo bavuga ngo wubahe so na nyoko, kugira ngo bigende bite? Uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Bigeze bavuga ngo turamire mu Rwanda cyangwa muri Kongo? Ni mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Nta Rwanda rurimo cyangwa Kongo, nubwo nawe uhari waharamira, ariko ngo ni mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Bana bacu, ndasaba ko mwajya mutega amatwi ababyeyi. Hari umugani baca ngo ubonye nyina ashaje agira ngo izo se yatanze zapfuye ubusa. Ntabwo ari byo. Mujye mutega amatwi ababyeyi, mujye mutwumva, mujye mutega amatwi ababyeyi. Iyo ugarutse ku murongo wa 5 w'icyo gice, ndahasoma amagambo make mukurikire. Esiteri 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Reka bariho dusoma. Esiteri 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ngo mu murwa w'Ishushani hari umuyuda witwaga Moridekayi, mwene Yayiri, mwene Shimeyi, mwene Kishi umubenjamini. Ikampagarira aho ngaho. Ngo mw'uyu murwa harimo umuyuda witwa nde? Moridekayi. Bakavuga igitekerezo cye, ariko bakavuga ngo niwo mu muryango wande?
wa Benjamini. Ibyo bintu biragendana, ku basoma Bibiliya ntabwo bigiye, utitonze wabona ko hari imikosa. Utitonze wabona ko hari imikosa, kuko kuvuga ngo uriya ni umuyuda ngo kandi aturuka kwa Benjamini, tuzi ko uyu Benjamini yari mwene se wa Yuda, kuko tuvuga ko abayuda ari abakomoka kuri nde? Kuko ndagira ngo tuze kugendana mu cyigisho hagati, tuvuga ko ari abakomoka kuri Yuda. Ahangaha rero mubyumve gutya, uyu ni umubenjamini ariko bari batuye mu gihugu cy'Iyudeya, kugira ngo nimujya munasoma Bibiliya mujye musobanukirwa. Hari aho bigera utasobanukiwe ukibaza ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'Iyuda muzaba ko bari baracitsemo kabiri, abayuda mu majyepfo, abisirayeli mu majyaruguru. Ni nk'uko ndi umunyarwanda nari ntuye Masisi, uwaza hano ntabwo yajya mvangura ngo avuge ngo ndi umunyarwanda, yavuga ati aba bantu baturutse hehe? I Masisi. Ubwo nanjye mu by'ukuri banshyize i Masisi kuko nahabaye nkazana namwe, ariko ndi umunyarwanda. Ndakomeza. Yayiri yajyanwe ari imbohe n'abandi banyaganwe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'abayuda. Ahangaha Bibiliya irisobanura. Mu yandi magambo, aba banyaganwe n'umwami wabo witwaga Yekoniya. Umwami wa hehe? Umwami w'abayuda. Niyo mpamvu uriya bamwise umuyuda. Ubwo yajyanwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Moridekayi uwo niwe wareze Hadasa. Moridekayi tuvuga niyo wareze Hadasa. Ariwe Esiteri, umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina. Kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro, afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Moridekayi aramujyana, amurera nk'umwana we. Turabonamo amazina abiri, Hadasa ariwe Esiteri. Niyo mpamvu hariya ubwo turi bukomeze hari aho turi bugera bikasa naho bisobanutse gato. Niyo mpamvu hariya aho twerekera ririya zina Esiteri mbere ntabwo ryari iry'Ikiyuda, ryaje kwinjizwa mu Kiyuda nyuma. Moridekayi ntabwo ari Ikiyuda, yaje kwinjizwa mu Kiyuda nyuma. Esiteri bivuga inyenyeri. Mu kirimi cy'Abaperise cyangwa se mu kirimi cy'i Babuloni, kuko niho bari bari. Ariko noneho wajya mu izo ndimi z'i Babuloni no mu Baperisi bikavuga agahishwe, hidden. Agahishwe ni agaki kari gahishwe? Ni ukutavuga ubwoko bwe n'izina rye. Ese nicyo bivuga, a hidden stuff. Agahishwe, akantu gahishwe. Niyo mpamvu bamutoranya mu by'ukuri ntago yagombaga kurongorwa n'umwami. Bazi ko ari umunyamahanga w'iki? W'umuyudakazi. Nanone iki gice turimo ahangaha batubwiye ngo Yayiri yari uwo mu muryango wa Benjamini. Mufate iki kintu kuri Esiteri.
Esiteri uyu nguyu yari imfubyi, yaratakaje se na nyina barapfuye, ari agakobwa gato. Abenshi dufite ababyeyi batugaburira. Uyu turimo kuvuga wabaye queen agasimbura witwa Vashiti, niko batwigishaga kera, nimba ariko bivugika ntabwo mbizi. Yari yarapfushije se na nyina akiri muto, ntabwo batubwira imyaka. Uyu wamureraga kandi nawe ntabwo yari mukuru cyane kuri we, nubwo bimeze bityo, kuko ni nka bavuga ko yari mubyara we. Mubyara we cyangwa niko bimeze? Ni se wabo? Ntabwo ari byo, ntabwo ari se wabo, ahubwo base bashobora kuba baravaga inda imwe. None ubwo ni iki? Ni mushiki we cyangwa mubyara we, tubifate dutyo. Umva, Bibiliya nta kitubwira, reka twe kubidisikitaho cyane. Ashobora kuba yari mubyara we wenda kuri nyina ugereranyije na Moridekayi, cyangwa akaba mushiki we bikomotse kuri base bava inda imwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko bana bacu ndabinginze, nta rwitwazo na rumwe mufite. Igihe cyose mwumvira ababyeyi mukumva n'icyo bababwiye, kuko umwana wumvira umubyeyi akumva n'icyo amubwiye, nta nubwo akibagirwa, nta nubwo ashobora gutsindwa mu ishuri. Niryo banga burya riba ririho mutazi. Iyo wumvira umubyeyi warakuze umeze gutyo, urabikurana ukanabisazana. Uyu Benjamin batubwira, reka tujye mu itangiriro. Reka tujye mu itangiriro 37:2. Itangiriro 37:2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira iki? Ishyari. Twibukiranye ko Yosefu uyu nguyu yari mwene Yakobo, sibyo? Yakobo yari afite abagore bangahe? Yari afite abagore 2 n'inshoreke 2. Uyu muryango wa Yakobo bavuga ko ari ugizwe n'imiryango 12, harimo Benjamini wakomokaga kuri abo bagore 2 n'inshoreke 2. Ntago ndajya muri detaye, ariko twibukiranye ko Benjamini uyu ni umuhungu wa Rasheli wavutse nyina akishwa n'iyo nda bakamushyingura aho bageze. Uyu Benjamin barimo kuvuga ntabwo azi nyina, ntabwo azi imyaka Yosefu yari afite mu by'ukuri nyina apfa. Ariko nawe ntabwo yari azi nyina, kuko Benjamin bamukurikiraga. Turabona Hadasa cyangwa se Esiteri wakuze ari imfubyi yuzuye kuri papa na mama. Turimo kubona uyu Yayiri ise wa Moridekayi nawe turimo kuvuga
kiriya gisekuru cyo cyagize ingorane, batakaza kariya kana bakomotseho, ntabwo kigeze kamenya nyina. Bana bacu, uko waba uri kose ntabwo ari ngombwa ko wiheba, kutakaza icyizere, kuko biriya iduha ingero. Nababwiye ngo urugero rwawe ninde, niyo mpamvu niba kubaha izi ngero muzigendereho, zibaha icyizere, mwirengagize ibyo mwumva n'ibyo mubonwa n'ibyo mubwirwa. Iyo wigiye hepfo gato hariya, Yosefu amaze imyaka 17 avutse, ndi kuri 37 umurongo wa 2 niwo ndiho, ngo amaze imyaka 17 avutse, yajaga kuragirana bande n'abakuru be. Urubyiruko rwinshi dufite hano bari hagati y'imyaka 14 na 18, nibo benshi. Inarebye na hano abana b'abakobwa bicanga bose niyo myaka barimo. Uyu Yosefu ntagiye kure, muri makeya ni mwibuka urugendo rw'umusaraba yagize kubera ishyari ry'abakuru be. Isi aramubwiye ati jya kureba abakuru bawe abari mu rwuri, agenda bagemuriye abashyiriye umutsima. Ageze aho kugira ngo yakirwe, bakimubona atungutse iriya ku gasozi, bati tumwice. Uwitwa Rubeni ndamushima cyane, ariko yagize igitekerezo nawe cy'intege nke. Aravuga ati aho kugira ngo tumwice, reka tumujugunye mu rwobo. Urwo rwobo mwibuka ko hari mu butayu, naho bacukuraga kugira ngo babone amazi yo kunywa no kuhira amatungo yabo. Babanza kumwambura ikanzu y'amabara menshi ise yamudodeye. Mwibuke ko yatakaje nyina, ubwo arimo kurebwa na nyina wabo ari we witwa nde? Leya. Nzi neza ko kurera aba babyeyi baravunika iyo barera abana batikuriye mu nda. Niyo waba umukunda karijana, buri gihe atekereza ko hari ibyo abura, sibyo? Kandi nawe ko iyo umurebye afite uburenganzira bwo kubitekereza, arabufite. Kuko cya kindi cyo kubura umubyeyi we kiba cyaragize icyo kimugabanya mu bwonko. Bariya bana mujye mubafasha mubitayeho. Niyo mpamvu ise Yakobo yamukundaga cyane. Babona abatunzi, abacuruzi. Kera tukiri bato, abumwe mwaratese, umwana aravuka ngo umukobwa mumwambika amabara ya naya, umuhungu mukamuha amabara ya naya, mukabambika amaranje, ntawubona ubwambure bwabo. Reka da, umenya ko ari umuhungu akiri muto ubonye ngo amabara yambaye. Twe batwambikaga udukanzu, ukagata inkonda kakikuba kakagera hano, ukajya ugenda hano hari hanze. Siko bimeze? Ntago wamenyaga nimba ari ikanzu y'umukobwa wakuzaniye cyangwa se nimba ari y'umuhungu. Twambara udukanzu kugeza mu myaka 6. Wa mwana wapfushije nyina bamwambuye ikanzu, bamujugunye mu rwobo imbuno buno. Buri hari ikintu mutajya mumenya iyo musoma Bibiliya.
imbuno bivuga kugenda uko wakabaye ntacyo wambaye. Ubwo abana b'abakobwa ntabwo bashobora kuba batazi ibyo ari byo. Abamutwaye ntabwo ntekereza ko bazanye imyenda bamwambika. Yosefu muri izo kondisiyo ntabwo yacitse intege. Oya, ntabwo yigeze acika intege. Tujya kuri igice cya 40 itangira igice cya 41. Duhere ku murongo wa 39. Turimo kuvuga Yosefu wa wundi bakuye mu cyobo, ariko uriya mwana akaba ari n'umunyambaraga. Ntago mbona uko baguta mu cyobo bagufashe bakajugunyayo ukuntu ugerayo uri muzima. Murumva aho hantu murebe ubwo bavomamo amazi, kuko bakoreshaga imigozi, ukohereza indobo bakoresha umugozi kugira ngo ugire ute uzamura amazi, ariko aho hari dry, nta mazi yari arimo. Barafasha bajugunyemo, uko yakabaye aragenda agwamo ntiyavunika, kuko Imana yari imufitiye umugambi. Bana bacu, Imana ibafitiye umugambi nuko mutabibona. Hari ingabo nyinshi zibazengurutse zibarinze mutabona. Reka nsome mwumve umurongo wa 39 w'igice cya 40 harimo itangiriro. Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banje bose bazumvire icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine. Aha, nsomye nabi. Kantere Bibiliya. Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banje bose bazumvire icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Uretse intebe yonyine y'ubwami, hari undi muri imbere? Ntawe. Ntawe uri imbere ye. Wa wundi bateganyaga ko bagomba kwica, wa wundi wabuze nyina akiri muto, nta rwitwazo mufite. Ngiye muri kamere yanjye, reka mbabwire icyo umuntu yakoresha umutwe, nanjye natekerezaga ko nagikora. Icyo umuntu akoresha amaboko, nanjye natekerezaga ko nagikora. Icyo mwarimu yashyize ku kibazo tukaba twakibonye twese, nshobora kutabamo uwa mbere, ariko nibura nkagiramo 55%. Nta rwitwazo mufite kubona mutsindwa mu ishuri. Ibi ndabivuga kuko ndimo kurangiza, nabyita manda yacu, kuko barimo kubatorera abakozi bashya. Abazaza bashya bazakomereza aho twagejeje, kuko Elda Kavunderi sinzi, ntabwo namubonye, niwe warunkuriye, niwe twari dufatanije uburezi. Niyo mpamvu ndagira ngo mbahe ntange akantu runaka abazaza bagira aho bahera. Niyo mpamvu navuze ngo muntege amatwi. Wa wundi bajugunye mu cyobo bakamujyana mu bwo butwari bwose, imburiburi ntacyo yambaye, abaye wa kabiri mu gihugu cya Egiputa. Hari ibintu bitatu bishobora gutuma abantu bahunga.
barimo avuga ngo hari ibintu bitatu bishobora gutuma abantu bahunga kandi ukabona ubuhungiro. Icya mbere tugihuriraho ni intambara. Iyo uhunga intambara ntawe ukubaza ngo icyangombwa na kimwe ntacyo utanga, ntawe ukikwaka, uvuga ibyo ushaka. Ushatse wakwita umurundi, ushatse wakwita umukongomani, ushatse wakwita whatever ushaka. Hashize rero ibyandiko uko bibabwiye, sibyo? Igihe cyarageze aho akomoka Kanani hatera inzara, ndetse no muri Egiputa isomye biriya neza igerayo ntawe yasigaje. Ariko muri Egiputa hari hakiri uko hameze, biba ngombwa ko babandi nase ntabwo njya muri birebire, kuko bagezeyo bakahagirirwa neza bahuye na murumuna wabo. Reka mbibutse n'ikindi, Yozefu niwe wari bucura, kuko wagombaga Benjamin niwe wari bucura. Mwibuka bajyana akabumvira, akabareba, akabatega amatwi, mbese muri make yari yaramenye ibanga, nawe ararikomeza ntiyanababwira. Kuki atababwiye? Baje bazanye uwo adakeneye, baje basize uwo yari akeneye cyane, yibaza nimba kinabaho. Mu magambo baganiye, niba mwarasomye Bibiliya, hajemo byinshi. Ababaza abari bo baramubwira, bamubwira ko ako kana ka Benjamin ko undi yapfuye kera. Nta nubwo bibutse ko cyane ko Yuda, twibukiranye, Yuda yagiye kuri wa mwobo asanga ntawurimo, asanga Yozefu ntarimo. Nibwo bigaga umutwe ngo dufate ikanzu ye tuyimese mu maraso y'umwana w'ihene, tujye kubwira data ko umuntu yariwe n'ibisimba byo mu ishyamba. Kuko ntibari bagitekerezaga ko uwo muntu ariho. Imana yagiye ikoresha abantu b'indushyi nkatwe tw'impunzi kugira ngo icungure ubwoko bwayo. Nta bantu b'umudendezo muzabona muri Bibiliya hano, oya, nta barimo. Naje mu mubiri, ntabwo naje ni pastor ni kubabwiriza ngewe, nubwo bitabuzemo, kuko ibibwirizwa twabivuze kenshi, ariko tukumva abana bacu saa 8 z'ijoro, abakobwa b'inkumi bari ku matelefone ngo bavuye mu kabari saa 8 z'ijoro. Ibyo ntawe byigeze biba, ntawe byabaye. Ariko ntarirarenga, biriya bitubera isomo, bigomba kutubera isomo. Reka musome kariya kantu harangize. Dore nkwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yozefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza ku igare rikurikira irye, bakajya bamucurangana bati nimumupfukamire. Uyu niwe muntu numvise wa kabiri. Yozefu niwe wabibanje, none no mu buzukuruza n'ubuvivi turimo kubona Moridekayi akorerwa ibyo Yozefu yakorewe. Murabyibuka, turimo kujyana.
Are you following me? Imfubyi. Iyo ugiye ku mirongo ikurikira bamuhinduriye izina, ni ku murongo wa 45. Farabahimba Yosefu Sifunati Penia, something like that. Sifunati Penia. Ndetse kubera n'urukundo yamukundaga n'ibyo yamukoreye aramushyingira. Asinati niba ntibeshye umugore we. Urwo n'urundi rugero nyuma ya Esiteri. Igihe cyarageze nibwo tubona Mose. Tuje mu Kuva. Reka twerekere mu Kuva. N'ingero ndabaha ingero nkeya, ntabwo ndi butinde. Ndabaha ingero nkeya. Kuva igice cya mbere haravuga, umurongo wa mbere haravuga ngo Abayahudi bagirirwa Abisirayeli bagwirira mu Egiputa. Inkuru murayizi, siyo mbigisha. Twibukiranye ko Yosefu yunguye atangiye imirimo afite imyaka 17. Aha tugiye kuhabona abakobwa babiri bari abagangakazi, bari bakiri batoya. Impamvu nazanye hariya ngo Esiteri ntiyari yarigeze avuga uwo ari we, ngiye kubibabwira n'aha ngaha. Nyuma y'ibyo byose babonye Abisirayeli bamaze kugwira, bamaze kuba benshi, hari umwana wacu naganiye nawe ejo bundi, ndimo mutizinga, yari ndamubaza nti umugabo wazaza ryari? Nzi ko mwese hano icyo kibazo mugifite. Arambwira ati ese azaza, Trump yankundiye. Ntabwo niba kuvuga politiki, hagiye mbivuga bakavuga ko Kamana avuga politiki. Ibi tugiye kuvuga natwe bishobora kutugeraho. Niba ubutegetsi ari bubi, aba ari bubi. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi. Umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Abakobwa babiri. Umwami wa Egiputa arabwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Iyo bavuga ngo bari ababyaza, mwumva iki? Ntabwo bari ababyaza basanzwe. Twavuze ko ubwenge buba mu bitabo, ndagira ngo mugumye mu nyumve, nta handi buba. Aba kugira ngo bicarane n'umwami bajye inama, ni ukuvuga ko bari muri gavumenti, bari muri gavumenti ye. Ntabwo yabasanze hepfo ya Grand Rapid ari babiri, ntabwo bibaho. Bari barize bihagije, kuko ari ababyaza basanzwe bakabakora mu bitaro bimwe, umwe se yajya abyaza bangahe ku munsi. Bagombaga guhabwa amategeko, nabo bagatanga amategeko mu bo bayobora, niko bivuga. Hari umwe yajya abyaza abantu 10 akica abahungu, wenda babiri bakabyaza 20 bakica abahungu 20 ku munsi. Kandi igihugu cyose cyari cyuzuyemo abana b'Abayahudi.
ababyeyi babo bagomba ngo bariyongereye cyane. Ni ukuvuga ngo kubera igitabo n'ubumenyi n'ubuhanga bari barize bihagije, batamira ururimi rwa nk'uko Mose yarutamiye, ntibanamenya n'abari bo, kuko iyo bimenyekana abari bo ntabwo umwami yari kubabwira iryo banga. Bari mu batware, bari muri gavumenti, kuko bari bajijutse, bari barize. Impamvu uvuga ngo rwari urubyiruko nkamwe bari bakiri bato, iyo ugiye ku murongo wa 19 baratubwira ngo ababyaza basubiza Farawo bati, ndahasoma, nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarahagera, atarahahinguka. Byari iby'ukuri, bari barafashe icyo gihugu bakibamo, bariga, baraminuza, imirimo yose bari bayifite, ariko bitwa bande? Abanyegiputa. Ukibwira ko urimo kuvugana n'Umwegiputa mu rurimi rwabo, ufite amazina yabo. Nibuka na Yosefu, urabona ko bamuhaye izina, ubafite muri gavumenti yawe, ukubwira ko urimo kuvuga n'Umunyagiputa kanuni kavukire. Bababwira ibintu ntibabikore. Kuki? Imana yagiye itegura uko ubwoko bwayo buzajya bukizwa, bukijijwe n'urubyiruko. Nicika intege ntarirarenga, kandi turabakunda. Ikimbwira ko bari bato ni iki? Imana umurongo ukurikira 29, Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira, bubakomokaho burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba imiryango. Mu yandi magambo, bari batarabyara, bari mwe banganaga, ni bakuru banyu, bari batarashaka, bari batarabyara. Bana bacu, mugerageze kujya mwumvira ababyeyi. Iyo wumvira umubyeyi nta kikunanira, nta kibaho. Urundi rugero tugiye kujyaho, ndetse rusa naho ari urwa nyuma, reka tujye muri Daniyeli. Tujye muri Daniyeli. Daniyeli igice cya mbere, Daniyeli igice cya mbere, duhere ku murongo wa 3. Ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi, umutware w'inkoneze, kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli, bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura, kandi batagira inenge. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ahubwo abanyamuranga, ubwo ni 2, n'abahanga mu bwenge bwose. Ntawe udakunda abahanga, burya ntibazababeshye. Nta n'umubyeyi unezezwa nuko umwana waba umuswa. Rwose mujya muduhesha ishema. W'abahanga mu bwenge bwose. Kera nkiri mutoya, ntabwo nize umwaka wa mbere,
nakurikiraga abashiki banjye bagiye ku ishuri, bo bakabatangira icyo bitaga amarezi. Amarezi yari minerivare niko babyitaga, sinzi niba nuba ariko babivuga, ntabwo mbizi. Njye nkagenda mbakurikiye. Twari dufite mwarimu witwaga Eliyazari Gafurafura, akambaza ati iso ntabwo yatanze amarezi. Hari umupasiteri witwa Gabriel Ngayaberura, wari pastor w'intara, nge ndibuka cyane burya. Yabimbaza nti ariko data yatanze igitoki, nabikomoraga kuki? Nuko nabanaga bafata amaseri bagashyira mu giseke bakikoreza mushiki wanjye akajyanayo, nigiye ku gitoki data yatangaga. Tumaze gutangira umwaka wa mbere, data n'umuntu waganiraga n'abana cyane. Babyeyi, nzi ko nta gihe mubona ariko mujye muganira n'abana. Akatuganiriza ibitwubaka. Hari ibintu bitatu yakundaga kutubwira, ariko nkanjye y'umuhungu akabimbwira abyitayeho, kuko ninjye wari umuhungu mukuru kandi nkiri muto. Yarambwiraga ati ikintu bita enjeniyeri urakizi? Ntoya. Enjeniyeri ntabwo ukizi? Ntoya. Kanigire mbegere. Akambwira ati enjeniyeri n'umuntu wabariza amashuri yose abaho akayarangiza, akagenda yicaye agahembwa yicaye. Umuntu wize amashuri yose akayarangiza akagenda yicaye agahembwa yicaye. Akambwira ati hari umupasitoro witwa Mbujyamashuro Mathias, abenshi mwumva izina. Ati yize amashuri yose abaho arayarangiza. Ati Perezida Kayibanda we perezida wa kabiri wayoboye u Rwanda, ubwo ngiye mu mateka, amutumaho ngo azabe minisitiri. Ati maze araza n'indege, ageze ku kibuga baje kumutegereza, arababwira ngo ntibishoboka, azakorera itorero. Nkura nzi iryo zina, nuko ari umuntu wize amashuri yose abaho akayarangiza. None hano baratubwira ngo kandi b'abahanga mu by'ubwenge byose. Turashaka ko mwiga amashuri yose mukayarangiza, tutabiciye ku ruhande, mubigira intego yanyu. Umuntu wa kabiri, by the way, mujye amashuri uwo nguwo ingiye igitwe, nsanga wa muntu yambwiraga niwe diregiteri wanjye. Tekereza umuntu wavutse se akubwira izina runaka, wajya kumubona ukabona ari imbere yawe ari umurezi wawe. Ese waba umuswa? Ntabwo bishoboka. Izina rya kabiri ni umusore witwaga Disi. Mabukwe sinzi niba arimo kunkurikira, mabukwe mukuru ndabona ahuze. Aramuzi kuko yabaye irumbashi. Yaratubwiraga ati aba usumbura. Disi mwene Muhanika. Muhanika ari umutwari wacu, yapfuye mbere yuko menya ubwenge, yishwe na agisida y'imodoka. Sogokuru yari umunyagikari, n'umuryango nzi neza. Data akatubwira ati ni enjeniyeri yiga usumbura. Bavugaga usumbura, ntabwo bavugaga Bujumbura.
we nari muzi neza kuko yazaga mu kiruhuko kenshi na kenshi agakunda kuba iwacu, yambara neza cyane, ndetse abana tukajya mu rutoki ndabyibuka tugafata ibirere ibibaravu muzi ibyo ari byo, ibibabi by'insina yumye, tukabyizirikaho tukabikora ipataro tugakora inkweto, maze natwe tukajya tugenda dutya kugira ngo tugende nkawe. Bahunze muri 61 kubera amateka. 97 ndi mu nzira ngenda ntazi yawanjye ngeze Lubumbashi, indimo nganira n'umuntu w'umusirikare, nari kumwe na mugenzi wanjye w'umunyarwanda, tumusezeho tuvuga ikinyarwanda, aratubwira ngo ibyo bintu murimo kuvuga hari umusaza witwa Disi ubivuga. Disi abahe? Buri mugoroba nabaga ndi kumwe na Disi mwene Muhanika, wa undi papa yambwiraga yampagaho urugero, ingezi Lubumbashi aranyakiriye. Ubwenge buba mu bitabo. Mwibuke uyu Daniel turimo kuvuga, iyo bavuga ngo bamuhereza abatware b'inkone, for what? Ngo babamaze iki? Yayiru uriya twabonye sekuru wa Esiteri, we yabashije kubyaragira umuryango. Daniel nta muryango yigeze agira, kandi urugero rwiza kuko baramushahuye. Icyo twifuza ni icyo nshaka kuvuga ni iki: nimukanguke, mugerageze gukanguka. Ibihe ntabwo bitumereye neza. Sinzi niba mwumva icyo nshaka kuvuga. Imfubyi ijya yumvira mu rusaku. Nimuvamo ba Yosefu, mube ba Esiteri, mube ba Daniyeli, mube bariya bakobwa turimo kuvuga, bariya bakobwa babiri, kuko byabaye ibiraro. Uwiteka yagiye atinda kugira ngo bacungure ubwoko bw'abana b'Isirayeli. Namwe nicyo tubategerejeho. Akanyuma nshaka ko abafite imyaka 60 mwankurira mugahaguruka. Abafite imyaka 60 mwankurira muhaguruke. 60, abafite imyaka 60 ababishoboye muhaguruke. Abafite imyaka 60 muhaguruke. Abafite 60 muhaguruke. Abafite 60 mwihangane muhaguruke mwigira isoni. Ahari reka manuke. Abafite 55 muhaguruke. Namwe muhaguruke. 55 muhaguruke murebe urubyiruko rwacu, muhindukire mubarebe. Hari icyo nshaka kuvuga. Ababyeyi mureba barakuze kandi batunze imiryango, ndagira ngo munyumva akamugashyire mu bwonko. Aba babyeyi nibo babareze murangiza high school Imanite. Iyo uhagaritse ishuri ukajya mu ruganda kuko uvuga Icyongereza, imbaraga yari afite akaba yarazikumariyemo, wibuke ko winjiramo wagasohokamo. Turimo kumvikana abakobwa banjye? Niyo mpamvu ndimo kubahata igitabo, mube mu bitabo.
mwirinde uruganda nubwo narwo rufasha, ariko niba wumvise kuko urajyamo uvuga icyongereza, urajyamo ufite imbaraga, ntabwo uyu mugore bazamugumishamo kuko imbaraga zirimo gushira, ariko utinjiyemo yabamo. Mwibuke ko aribo batunze imiryango yacu. Mwicarire. Uwiteka tugirire neza, abaha imbaraga mvajuru zo gushishoza kandi no kugira amakenga, kuko nimwe duhanze amaso. Niryo sengesho ryanjye, nicyo cyifuzo cyanjye. Hashobora kuba harimo abanyantege nke, ndabyemera mu ishuri, ubwo byose ntibanganye umutwe. Niba uri no mu kazi, jya kuri community college hariya hepfo, ujya ufata amasomo make, urwo ruganda rutindemo gatoya, ariko niba urone degree runaka, professional degree, ugira ibindi ukora atari ibyo kujya gusohora papa we mu ruganda ngo winjiremo, kandi udashobora gutunga umuryango yaratunze. Imana ibahire mu izina rya Yesu.